Hey, komeza kugubwa neza ahantu hose uherereye ku isi, waba uri mu Rwanda, muri Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi waba uri. Muje ko kwifuriza kugira ibihe byiza cyane ndetse ibyirimo byose bikomeze biguhire, ugire ubuzima bwiza nicyo nge umwifuriza. Twitwa Nzor Business Group Limited, tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse kandi ushaka kugura nyine watugana twakurangira imwe muri iyo mitungo itimukanwa, ubundi ushaka ukawubona ndetse n'ahantu ushaka akaba ariho ubona. Uramutse kandi ufite umutungo ushaka kugurisha, nawe watugana tukagushakira abakiriya bawugura mu gihe gito cyane. Kuri uyu munsi rero nkuko muri kubibona ku mashusho mwanatangiye mubibona, tugufitiye inzu nziza cyane kabisa igurishwa iherereye Kacyiru hafi ya ambasade ya Amerika. Ifite parking nini, kagira jardin nziza cyane. Ni inzu kandi ifite ibyumba 4, kagira toilette 3, kagira salon ndetse na salle à manger. Inzu kandi ifite na cuisine, kagira na annex nziza cyane. Akarusho k'iyi nzu nuko ibakishije amatafari ahiye yose, uko ingana gutya yose ibakishije amatafari ahiye. Ikindi kandi iri mu kibanza kinini gifite metero kare 600. Uramutse ushaka kuyigura rero, igiciro cyayo ni miliyoni 110, ariko zishobora no kuganirwaho. Nukuvuga ko uhura na nyirayo ubundi mukaganira ukaba wagura. Uramutse kandi ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, wahamagara 07888667 cyangwa 0782300123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha, neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima wita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dukorera. Ushobora kandi no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu kugira ngo buri ko tumaze gushyiraho umutungo wose kandi hariho nindi uzajye uyibona, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Wandika Nzuri Market ubundi ugatangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu. Dufite na website ariyo wa3.nzuri.rw, naho wajyaho ubundi ukabona imitungo myinshi tugiye dufite. Nibagirwe gukanda subscribe kuri iyi channel. Ikindi kandi video wisharing inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo babone iyi nzu y'agatangaza dufite. Twitwa Nzur Business Group Limited, tuguhaye ikaze cyane muri company yacu, kandi nuhagera ndabizi service tuzaguha izakunogera, kuko tuba dufite imitungo myinshi myiza kandi ku mafaranga agiye atandukanye. Ni ikaze cyane muri Nzur Business Group Limited.